amakuru ni meza iminsi myinshi rero ubu mbona ndazindutse bihe ntabwo njya ndipfana ijambo rawe uvugiye mu kabari ntabwo ryanshimishije ubwo uzi ko navuze ko bayebye ariko zirango murari mfite mu mezi yashize oya ninjye waziteye ngo miliyoni ngo zingaye ngo yubake inzu nawe uri umugabo kuyubaka byarakunaniye iyo nzu yizera utubundi nta nama zawe ubu buzi kumbwira ati wenda genda ufate umugore wenda muzima nawe uri murambwira genda vanga genda vira mu rugo nibyo mba mvuga ayo mba mvuga ngo navuze se none se ngo nandebe kuko iyi nzu nk'ubu se umufundi wubatse ahanga yahubatse bitaruko ahubwo se waba unyihereye bibiri nkaba nigire kunywa icupa mubanze mujye koga ntacyo ndayashaka wanjye ntabwo njya koga ntariye rwose kwanza reka mbanza yanigene nimba ari byo byaba bitagize bitahiye ase kuri gucana gahoro akirinjire kandi disigira vuge kuvoma aho kumba numva unyagiserera mu biki gera vuba unyagiserera mu biki kwe akirinjire kandi unyagiserera ubundi miliyoni zanyishe nago haye niyo nzu waguzemo sanga kumbonera gufunga ibikweto ugiye izi nkweto arizo wanguriye kweri kese nibi izi nkweto arizo wanguriye ko numva ugiye kungera ahangaha okay none imyenda nasize ngufure iri yumye imyenda urabibona iteye ipasi ntayo nagufuriye ngo ntayo nafuze ntayo wagize ute ntayo nafuze subiramo ntabwo ndi kumva neza mvayo ntesha umwanya njye imyenda ntayo nafuze urumva ngufurira se ubundi wanyu barakubyaye ngo nkurere ngufurira ngo wanyu barakubyaye ngo nkurere ujyute nkurere ubundi ikintu naje gusanga urumva sha ubundi akanyoni katagurutse ntikamenye byese wahamenye byese bihehe ibintu ambwiye nje gusanga ari byo ijana ku ijana ahubwo nibazaga umfurishe njyewe mfure wari uzi ko ngende bugufurire se nayo ntangayo ndatari bihehe araje ngira inama ndamuhenjarika nkayamubwira ibintu by'amafuti n'iki nkarango ndizabagabo bikisi unsuzugura nkandi ubundi ku mafaranga yanjye bihe yajanga areba niyiza bati iyi nzu n'ibihumbi 200 ntago yatangaho aho ugomba kunsomara reba uvuye kwisukisha ibintu zose sinamenya reba iki wishyizeho urumva cyese ni ibiki biri aho ngaho nari nka byari by'abashitani urumva amafaranga yanyu uri muri ayakiniramo sha wageze narayibagiwe amafaranga yawe urumva none imyenda ntabwo yavuze uretse kunkiniraho mwana ubundi uranze Siuzaye uri kumagatanga hapa ni kwangu si kwako. Urumva? Takurudia amatatizo ndikurasha mujinga. Urubuza wikuruza ndi. Amazi wayabaze. Nayoze nyine. Nayoze aya ntiwagiye yoze se. Nagiye kuvoma se umbwira ngo kintu umbwira ngo wogeza yawe. Tumva be yakugira inama fata nje kanje kuvoma. Ahubwo gira mbanze nitoreye ntuza telefone yanjye ntoya nsiza hangaha. Fata nje kane ugiye kuvoma. Uzana amazi none navumye waye amazi. Nina yakuvoma se urangira ute? Hano ubwo ari bwawe nutavoma turabatse ko uri buhenjira akenje kandi. Nyere mpereza telefone yanjye ntoya nje nigendere iyo ngiye. Fata injire kandi ujye he epfiriya kuvoma ngishanga. Wajya kwa Nyagahene, wajya Nyabarongo. Fata injire kandi. Ngonza na telefone rero nyine ngende ndagira. Ntambabazi ndi kugusaba. Fata injire kandi ujye hehe kuvoma. Wagenda hirgira mu gishanga, wajya kwa Nyagahene, wajya Nyabugogo aho uvoma. Si handeba.
nyamara umunsi umwe hari igihe nzagukurira iryinyo. ugira ute kuvoma Nganzwa se hariyo wagize hariyo wabyaye wenda ukayirerera. Kiba kireba n'ibisatsi bicuramye gusa. Se burya ni wowe ni umuntu nangiye guhamagara nyine urabona urebye nyine telefone hano ahangana nsize ijerekani narebaga muri telefone nkabona ntabwo iri kugaragara neza nansibe hari inyuma ndebe ko urabona neza. amaraso ubundi uvuye kuvoma habaye iki? Habaye iki noneho? Nyine urabona hari umukecuru duhuye hariya uriya mukecuru hariya hirya utuye gutya nyine mbonye avuye kuvoma kandi mbonye ijerekani nyine ryamunaniye mba mutwaje nuko asigaye inyuma nyine avugisha umuntu hariya. nibaje ko noneho intara yari y'ibyatsi bincanze. Ese ko mu rugo utavoma ko ari njye wivomeraga no gukaraba ko byabaga ari intambara byari bincanze rwose. Ni umukecuru nyine mfashije ataha hano hirya gutya niwe nyine mfashije. Abana se bimeze bite mu rugo? Abana abasize se utabareba habayeho nyine uko Imana ishaka. Nantunguye kuba ubajije abana gusa n'urukundo bafitiye n'impuhwe n'iki. Nese abana sabanye sinjye babyaye. Iyo wabawe nawe ntiwari kubata. Ndabona usigaye uvugisha nawe na rimwe tu. Ndabona itarizi no kuguruka yaramenye kubika nimba ibyo bavuga sinamenya. Ndabona none usigaye wambara n'amapantaro mu rugo warambaraga ibitenge. Uburenganzira bwanjye se ubundi byose ndabyemerewe. Ko nawe ntabwo ndi kwikwambura. Byose ndabyemerewe rwose uretse ko turi no mu isi y'iterambere. Noneho mpari isi yari iki se iteranyuma? N'ubundi byari bisanzwe uretse ko nyine nabyemerewe. Nta kundi nyine tu nyine nta kundi nabyumvishe nyine usigaye mbwize nawe na rimwe ndumva kunyumva bigoye. Gusa nyine abana niba bazaba bakumbaza nyine ujye bambwira ko nagiye mu mahanga. Nese nta nubwo mpa n'inzira se ngo nigendere. Tambuke. Asaba nyine bye tu. Abwiye ko nimba mu mahanga nyine nzabazana intuza ko ntwaza umukecuru. Papuretse ni gute usigaye umvogerera urugo ntahari? Umvogerera urugo ejo waje mu rugo ubuze umugabo wanjye kumfurira imyenda usigaye wamushyizemo imico yo kunsuzugura nta soni. Jewe nyinshi wowe nyine. Jewe se ko naje gasanga umugabo wawe ari gufura. Hari gufura nyine Nkamubaza amakuru kufura iby'umugore wawe nakambwira ati turafura umwe afurira undi. Nesa mubazaga ibyo byarakurebaga wajya ureba iby'urugo rwawe. Ariko njye nta kibazo kuko namubajije nimba yarambwiye ngo uraryamye nimba wabyumvaga wigeze wumva hari ikintu uvuga kibi. Bihehe gasopa mu rugo rwanjye. Ako nta kintu kibi navuze. Uransekeye cyo gasekera bote we. Ndakubwiye ngo gasopa mu rugo rwanjye. Nta kintu kibi navuze ahubwo ntabwo leta ya gahunda nyine dufitanye. Ya gahunda nyine ndayibuka. Burya niyo yarinzanye. Noneho usanga ari gufura nyine mita tuganira ibisanzwe. Ya gahunda rero tuzabivugana nyine ubutasubiza se. Ntari. Rega twebwe turi abantu
bakuru. Yega ntabwo nkwanga. Usajya ugenda kuri umuntu mukuru nyine. Nyine ya gahunda tuzabigenza fresh. Ntari wanjye. Ariko nyine ntuzongere kupfa kuza unyibwirira umuranganzwa yanjye utuntu. Nkubwira nyine umuntu agiye gutya akabura ariko njye mbonye umwanya nanyaruka ntaniriwe. Ako mwana webe nibi ngibi wankoreye se we waje ungira inama wa muginga we ungira inama ngo nk'urugo rwanjye ahubungira ngo rwinjire ako professor waje ureka gufira ubu se umugore wanjye ntabwo yaragoherekeje ntabwo urabona agiye uvuye hese ntabwo muvuye iwanjye njye nta kintu kidasanzwe nari ndimo mubaza amakuru y'abana ahubwo we wangira inama nyangura umuntu w'umugabo nkavuga ati wenda ugiye kungira inama nzima ugira ute naho kumbi washaka kugira ngo umugore wanjye musige umwinjirire use ntabwo mbabonye ntabwo ubwo uvuye iwanjye nyine professor njye ndishuti ntabwo byo nabikora mana ahubwo reka nkubwire ndajya nkubwira ikintu kimwe mbwira iki se uzi ko wa mugore wawe ako se nankuzanye n'ibyo biteke byawe kugabanya umujinya w'umuranduranzuza imana none se umugore wanjye umwinjirira ute umwinjirira ute bivuze ko kuba njye namusize bivuze ko ugomba kumwinjirira ariko nakubwiye ko nari ngiye kumubaza uko abana bameze sinzi impamvu utari mubaza ko bameze se harababyaye gabanya umujinya tuganire nk'abantu b'abagabo ahubwo ejo bundi nawe na wa mugore wawe yarankuyemo iyo kotsa uzi ko cyagiye burya wambeshye warambeshye cyagiye nakubeshye iki se nakubeshye ngo murumvikana ngo murafurirana ariko yaranyishe ahubwo reka nkubwire ikintu uriya mugore wawe aho kugira ngo ubane n'umugore nk'uriya uzi ko byaruta ntiwongeye gushaka ntuzi ibyo nakubwiraga urumva urugo rwanjye bararwinjira rwa mbere urabona urundi bararutashye n'urundi narwo ugiye kurwinjira numva ukuntu utangiye kungambanira mwageze ahantu byo kumenya ngo njye mpfurira umugore wanjye cyangwa se we ntampfurira wowe byakurebagaho iki kora ibyo nari nkubwiye ntibyaba bihagije professor nabikoze nk'inshuti nimba utanyizera ubwo inshuti kise wa mukaritasi ako wagiye ugabanya umujinya professor wagiye ugabanya umujinya w'umuranduranzuzi tukaganira nk'abantu b'abagabo uretse nze nkwereka ishangu ndani gitanga mbere